Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dushime Allah subhanahu wa ta'ala, tunamusingize cyane ko tugikomeje isomo ryacu rya fiqh, aho tugiye kurebera hamwe kondisiyo ya kabiri isabwa kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala yakire isengesho ryawe. Tunasabira intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bayisilamu nkuko twabirebeye hamwe, twaje gusanga hari kondisiyo, hari shurutu sala, hari kondisiyo eshanu usabwa gutunganya mbere yuko Allah subhanahu wa ta'ala yakire isengesho ryawe. Kondisiyo ya mbere nkuko twabirebeye hamwe yari kondisiyo yitwa at-tahara, kwisukura yari kondisiyo ya mbere. Ubu tugiye kurebera hamwe kondisiyo ya kabiri yitwa dukhulul waqti, kugera kwigihe cy'isala. Kugera kwigihe cy'isala abayisilamu, reka tubanze twibukiranye kwidwa Ibrahim alayhi salam yajyaga asaba, aho yagiraga ati rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal ad-du'a. Mana shira mu bagaragu bawe bazirikana isengesho ryawe, Mana shira mu bagaragu bawe bazirikana iswala nge n'urubyaro rwanjye, kandi Mana unyakirire ubusabe bwanjye. Ibrahim alayhi salam gufata ubu busabe akabushira mu masengesho ya buri munsi, nuko yarazi ko nta wishoboza isengesho, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala niwe urishoboza abagaragu be. Natwe rero tujye dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushira muri abo bagaragu baharanira cyangwa se bazirikana amasengesho yabo ya buri munsi. Allah subhanahu wa ta'ala yaganire ku bibazo by'abashakanye muri Qur'ani, aganira ku bigendanye no gutandukana kw'abashakanye, arizo ayati twita ayati talaqa. Arangije azisoza n'imvugo cyangwa se na aya Qur'ani igira iti hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta, nimuzirikane isengesho, nimwubahe isengesho. Yani bisobanura ko kubaha isengesho bimpamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala agukemura ibibazo, akagukuraho ibizazane byahangaha kuri iyi si. Allah rero adushyira amasengesho yadushiriyeho igihe kigenwe, aho yatubwiye muri Qur'ani agira ati inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, isengesho kubemera Mana ryashiriweho igihe kigenwe. Muri ibyo biherero by'amasengesho nibyo tugiye kurebera hamwe, aho Allah subhanahu wa ta'ala atwereka cyangwa se nkuko yagiye amanura Jibril aze yigisha umwimana sallallahu alaihi wasallam amasengesho mu gihe nyacyo. Ahangaha rero reka duhere kuri salatul isha. Salatul isha itangirana no kubura kw'ibicu by'umutuku, ari byo twita ghiyabu shafaq al-ahmar, kubura kw'ibicu by'umutuku. Izuba rirenga hari ibicu by'umutuku, ibyo bicu bimaze kurenga icyo gisala ya isha ibitangiye, ikarangirana na kimwe cya gatatu cy'ijoro iyo kigeze. Kimwe cya gatatu cy'ijoro iyo kigeze, ubusanzwe ijoro urigabanyamwo ibice bitatu. Icyo kimwe cya gatatu iyo kigeze, icyo gihe isala ya isha ibirangiye. Byabaye ngombwa cyangwa se hari impamvu zatumye uyikereza, nibwo ushobora kugwa mu gihe twakwita igihe cy'amaburakindi. Igihe cy'amaburakindi ni ikihe? Ni igihe isala ya isha ushobora kuyisara mbere yuko al-fajr igeraho gatoya, yani mbere yuko al-fajr igera, icyo gihe uramutse uyisaye, icyo gihe twakita mu gihe cy'amaburakindi. Naho salatul asr itangira nuko igicucucucu cy'ikintu kingana nacyo, yani urugero iyi kava mureba hanga ya telefone wenda ifite santimetero 10, iyo uyihagaritse igicucucucu cyayo kikangana na santimetero 10, icyo gihe isala ya al-asr ibigeze. Noneho iyo cya gicucucu kikubye kabiri, icyo gisala ya al-asr ibivuyemo, noneho tugatangira kwitegura isala ya al-maghrib. Noneho igihe twakwita igihe cy'amaburakindi ku isala ya al-asr ni igihe ushobora kuba wayikora ari uko maghrib cyangwa se izuba ritangiye kurenga. Naho salatul fajr itangirana n'igihe umuseke w'ukuri ugeze, yani bisobanura ko habanza umuseke utari nyawo, hagakurikiraho umuseke nyawo, aho ubona ko ibicu by'umweru bitangiye kugaragara, nibwo isala al-fajr ibitangiye ikarangirana no kurasa ku izuba. Tukajya ku isala ya dhuhuri. Isala ya dhuhuri itangirana nuko izuba ritangiye kurenga, yani murabizi ko saa sita cyane nko mu Rwanda usanga izuba iyo rirashe mu gahanga, iyo ritangiye kurenga gato ritangira kurasa ritangira kurasa mu musaya. Icyo gihe isala ya adhuhuri ibitangiye ikarangirana nuko cya gicucucucu kimaze kungana na nyiracyo, cyangwa se hahandi nkuko twatanze urugero kuri kava ifite santimetero 10, iyo igicucucu cyayo kimaze kungana na santimetero 10, icyo gihe isala ya adhuhuri iba ivuyemo. Tukajya kuri salati al-maghrib. Salati al-maghrib itangirana nuko izuba ritangiye kurenga, ikarangirana na cya gihe ibicu by'umutuku bigeze.